Igihe cyo gusenga kinarura mu mabarara ngo nigiraho datari muganyira ibyo nyenye byose mu bihe by'umubabaro nabonye bimpumuriza nsinduka nkabw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusenga byunsohoreza amasengesho kuwiteka nkahemuka aratwiteze ngaduhire niyemera rwose ubu nyukubwe yampamagaye niringiye imbabazi ze nogeze ibihe byo gusenga. Igihe cyiza cyo gusaba urajya uhora umpumuriza ugeza aho ngera iwacu nzataha nzamuwe mu bicu bw'ibihembo byabera nibyo bizarambiteka ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Habwa icyubahiro mwami mwiza, mushimiye ko ukomeje kurinda ubwoko bwawe mu minsi nk'iyi, mushimiye ko ubana natwe uko bukeye n'uko bwije ubihimbarizwe. Mwami mwiza wongeye kuduha umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, ni ukuri reka ubane natwe muri iyi ngingo tugiye kwiga y'uyu munsi, utugirire neza kandi uduhe kuyumvira ku murongo wayo, maze Uwiteka ijambo ryawe rihumurize imitima yacu kandi riduhe umurongo mwiza wo kugana iwawe. Tugire neza rero ubane na buri wese uzumva iyi ngingo, kandi uzarinde intambwe zacu zose muri iki cyumweru ndetse no muri uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Nanone mbahaye ikaze mu izina rya Yesu, bashimiye uburyo mukomeze kugaragaza ndetse n'ubushake bwo kwiga ibi byigisho. Ni ingingo ya buri munsi tubona kuri Hano, ngira ngo ku batabizi hashize igihe kitari kinini twatangiranye n'iki gihembwe. Rero turi ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo ububasha bwa Yesu washyizwe hejuru. Tugeze ku ngingo ya kuwa mbere ivuga ngo gusenga no gushima. Ni ingingo iri ku itariki ya 9 Nyakanga 2023. Rero gusenga no gushima ni ingingo tugiye kwiga mu magambo atari menshi ariko meza cyane rwose yahugura ndetse agafasha buri umwe wese. Tugiye kureba icyo Pawulo yashishikarije Abefeso, atewe umwete no kumva ko abizera bo muri Efeso bafite iterambere mu byo kwizera Yesu no mu rukundo bakundana hagati yabo. Hariya yarahawe na Tukiko mu Efeso 3:21-22. Pawulo ababwira uburyo abasabira. Noneho hano batubwiye amasomo ngo tugereranye amasomo ahantu habiri. Pawulo avuga iby'amasengesho mu Efeso igice cya 1 umurongo wa 15 kugera ku 23, na Efeso igice cya 3 umurongo wa 14 kugera ku 21. Aha rero reka turebe isomo riri mu Efeso igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 10 kugeza ku 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo asabira Abefeso. Mu 14 haranditswe ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubwo ari bwo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira,
amen. Iri jambo mu Befeso rero batubwiye ngo se ni izihe insanganyamatsiko aya makuru y'uburyo bubiri ahuriyeho, cyangwa se ibyo Pawulo asabira Abefeso muri iyi mirongo tubonye. Ahangaha Pawulo ni uko yatekerezaga ku Befeso cyangwa se no ku yandi matorero yose yagiye ashinga, aho yagiye anyura avuga ubutumwa bwiza, ni uko yakomezaga kubasabira ku Mana ngo ibakomereze mu rukundo kandi bakomereze muri Kristo, kugira ngo babashe gukora umurimo wayo banezerewe kandi bafite umuhati. Rimwe na rimwe ijwi kamere ryacu dukoresha mu isengesho rishobora kuzuramo amaganya, kurira kubw'ibibazo iki n'iki cyangwa ingorane runaka. Ibyo Pawulo avuga ku isengesho byerekana ko gushima ari imvugo iranga isengesho. Dushyira hamwe imigisha y'Imana maze tukayishimira. Dushaka kubona Imana ikora mu bihe, tukayishimira ko iba mu mibereho yacu kugira ngo ihindure uko ibintu bimeze. Mu kwishimira ubuntu n'imbaraga bya Kristo washyizwe hejuru, aho biri mu Befeso igice cya 20, tuyishimira imigisha iha abo tubasha kugeraho. Aha niho hari ibanga rya Pawulo ry'isengesho rihindura ibintu. Isengesho ni urufunguzo rwo guhimbaza no gushima. Ibyo bintu rwose buri wese agomba kubitekerezaho. Iyo dusenga ni ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kugira kwitaho. Icya mbere, tuba duhimbaza Imana ndetse tuba tunayishimira ibyo idukorera mu mibereho yacu ya buri munsi. Nanone Pawulo yavuze yuko abashimira Imana urudaca akabasabira uko asenze. Mbese wowe ujya ufata umwanya mu isengesho ryawe ugasabira bene so, ugasabira abizera b'itorero, ugasengera se umuryango mugari w'abantu b'Imana? Ahangaha rero ni buri wese ukwiye kubyibaza ndetse no kubitekerezaho. Mbese gusenga urudaca bisobanuye iki mu by'ukuri? Ni ikibazo babajije. Rero hano baravuga ngo ntabwo bishobora gusobanura guhora dupfukamye imbere y'Imana dusenga. Bisobanuye ko iyo duhawe umugisha na Mwuka w'Imana, tugenda dufite imibereho irangwa n'imitima ikingukiye guturwamo n'Imana n'imbaraga zayo, tugahora dushaka impamvu zidutera kuyishima. Bisobanuye guhora twiteguye gukemurira ibibazo byo mu mibereho yacu imbere y'Imana, gushaka inama zituruka ku Mana igihe duhuye n'urujijo n'impinduka ziba mu buzima. Bisobanuye kutabaho uri umushyitsi ku Mana, ahubwo tukabaho dukorana nayo kandi tugahora twiteguye kuyoborwa nayo. Ahangaha ni ingenzi cyane. Ibi bisobanuro by'aya magambo bivuga gusenga urudaca birasobanutse rwose. Bivuze kuba hafi y'Imana uko bukeye n'uko bwije, tukifuza imibereho iyishima, tukifuza imibereho irangwamo n'Imana kandi tukifuza kuwugendana nayo buri gihe. Ndi nk'uko mifeme ikunda kubigarukaho, dukwiye kugendana n'Imana uko byamera kose. Natwe tubona isengesho nk'itandukaniro n'ikintu cy'inyongera mu buzima bw'umwigishwa bigomba gukoreshwa mu gihe gikwiriye. Pawulo atajenjetse inshingano yo gusengera abizera bo muri Efeso. Ibyo akabikora ashima Imana ku bwabo. Ni amasomo atandukanye batweretse twasoma tukabibonamo, kandi akabasabira buri munsi, cyangwa se uko asenze agenda asabira amatorero aba ari abantu mu rwandiko rw'Abefeso twabibonyemo. Kuri we isengesho ni izingiro ryo kwizera kwa gikristo. Iyi mirongo irimo irarika rigera ku bantu bose ribakangurira gusenga. Ni irarika rireba buri wese muri twe kugira ngo twite ku murimo wacu bwite wo gusenga mu mucyo w'uburyo Pawulo yitangiye gukora iyi nshingano. Nk'uko Pawulo rero abigaragaza, akomeza asengera itorero cyangwa se Abefeso, yakomeje abasabira kuko ibishuko bya Satani bihoraho, kuko mu gihe cyose turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, duhangana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, yandi b'abamarayika baciwe mu ijuru ariko na Satani batakoreye na Satani, rero bahora babangamiye cyangwa se bashaka kubuza umusabano guhuza n'Imana cyangwa se gusenga Imana kugira ngo amasengesho yacu abashe kugera aho yakageze. Rero ni inshingano yacu kugira ngo dusengerane kandi dusabirane uko dusenze, kugira ngo imbaraga zacu cyangwa se ubumwe bwacu bugire umumaro. Hano hari ikibazo turasorezaho kibaza ngo kuki ari ingenzi buri gihe gushima Imana mu isengesho, ku byo ugomba kuyishimira. Ahanga iki kibazo buri wese wundi agomba kugitekerezaho. Ese kuri wowe wumva gushima Imana ari ngombwa? Ese mu gihe usenga bundi iyo utabikoze, niba udashimiye Imana, ikindi wakora mu isengesho kitari udahereye kugushima cyaba ari ikihe? Njye ubwanjye uko nsenze, gushima bigomba kuza imbere ya byose, kuko Imana ubuzima bwacu, imibereho yacu yose niyigenga,
rero byose niba ifite mu kiganza cyayo. Kwishimira ni ngombwa cyane kandi ni ingenzi. Nkwifurije kugira ngo mu gihe usenga nawe ujye ushima Imana uko usenze, kandi usabire na bene data cyangwa se abizera bose bari mu itorero ndetse n'abandi bose bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Rero Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ukurikirane ibyigisho kuri iyi channel rwose. Ntuzongere kuvuga ngo ntiwize karindwi, kandi hano tuba twaguhaye ngo wumve ingingo ya buri munsi. Reka rero dusoze dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, turagushimira turaguhimbaje ko udukunda kandi utwitaho buri munsi, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye rero ko uri Imana yacu kandi udukunda bihebuje, wadukunze kuva tukiremwa, none n'uyu munsi ukomeje kubana natwe, uhabwa icyubahiro. Tukwiyeretse rero muri uyu munsi ndetse no mu masaha